Iyi ni Cooking Fame, tubaye ikaze. Ntabwo twavuga ubuzima ngo twirengagize ubuzima bw'abashakanye, imibanire myiza yabo n'uburyo banozamo igikorwa cyabo cy'abashakanye. Muri iki gihe, ubushakashatsi bwerekanye ko abagabo hagati ya 30% na 40% bakunze kugira ikibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu kuri Cooking Fame uyu munsi twifuje kubagezaho ibyo kurya 10 by'ingenzi byagufasha guhangana n'icyo kibazo, niba usanzwe ugifite cyangwa se niba ushaka kwirinda kukigira. Ni mu kanya. Mbere yuko dutangira ikiganiro, reka tubibutse gukora subscribe ndetse no gukanda hasi muri comment ukatubwira niba hari inkuru yindi cyangwa niba hari ikindi kiganiro wifuza ko twakugezaho. Nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru, nk'uko tubikesha urubuga rwa medindia.com ruvuga ko muri ibyo byo kurya 10 byagufasha guhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba, icya mbere ari imineke. Imineke yifitemo bromelain, ikagira enzyme yongera ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ikindi, imineke yifitemo vitamine B6 yongera umusemburo wa testosterone ku bagabo. Ibi bikaba bituma uhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba. Ibindi byo kurya ubushakashatsi buvuga ni ibishyimbo. Ibishyimbo bifite folic acid, ikaba igira uruhare mu gutuma ikibazo cyo kurangiza vuba kigabanuka. Bifite kandi folate, iyo folate ikaba ituma habaho sperme zifite ubuzima kandi zishyitse. Bikaba byagufasha guhangana n'iki kibazo cyo kurangiza vuba. Ubushakashatsi kandi butubwira ko amagi yagufasha guhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation kubera ko amagi agira proteine nyinshi ndetse akagira na B1 ariyo thiamine yongerera imbaraga umubiri, akanafasha umugabo kugira imbaraga mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina, bityo bikamufasha kutarangiza vuba. Ikindi cyo kurya ubushakashatsi bugaragaza ni karoti. Karoti yifitemo vitamine A, ikagira vitamine E, ikagira vitamine K, ikagira vitamine B7, ikagira vitamine B3. Izi vitamine zose zikaba zifasha umubiri kumera neza ndetse zigafasha kumera neza kw'imyanya myibarukiro ku bagabo ndetse n'abagore. Karoti kandi zifasha mu gutembera neza kw'amaraso cyane cyane mu gice giherereyemo imyanya myibarukiro. Ibyo bigatuma umugabo abasha kwikontorora mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina ntarangize vuba. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko ikindi cyo kurya cyagufasha guhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation ni seleri. Rimwe na rimwe ku bagabo hari igihe kurangiza vuba byaba biterwa n'ikibazo cya stress cyangwa se umunaniro ukabije. Seleri rero ikungahaye kuri vitamine B, D ndetse na B6, kandi izo vitamine zikaba zifasha kugabanya ingano ya stress ugira mu mubiri wawe. Birumvikana rero ko seleri yagufasha kugabanya ikibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba. Ikindi cyo kurya ubushakashatsi buvuga ni amafi. Urugero rw'amafi baduha ni nka salmon, tuna ndetse na sardine. Aya mafi akaba yifitemo vitamine D kandi ikaba igira uruhare rukomeye mu kwirema kwa sperme zifite ubuzima kandi zinashyitse. Ibi bigatuma utagira ikibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba. Ibindi byo kurya ubushakashatsi bwira ni ibihumyo. Niba uri umugabo ukaba ufite iki kibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba, nagushishikariza kurya ibihumyo kubera ko ibihumyo bikungahaye kuri zinc, kandi iyi zinc ikaba nziza mu kwirema kw'imisemburo ya testosterone ku bagabo. Ibi bigatuma
uhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko avoka nayo ari icyo kurya cyagufasha guhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation, kubera ko rimwe na rimwe abagabo bahura n'iki kibazo hari igihe biba biterwa no kudakora neza k'umutima. Ibi ngibi avoka ikaba yahangana nabyo, hanyuma ugatandukana n'iki kibazo cya premature ejaculation. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko puwaro nayo yagufasha mu guhangana n'iki kibazo cya premature ejaculation. Puwaro ikaba ari kimwe mu byongerera imbaraga umubiri. Ibyo bigatuma umugabo abasha kugira imbaraga mu gihe akora imibonano mpuzabitsina, hanyuma bigatuma atagira ikibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba. Ikindi cyo kurya ubushakashatsi butubwira cyagufasha niba ufite iki kibazo cya premature ejaculation cyangwa se ushaka kwirinda kukigira ni tangawizi. Tangawize ikaba ari kimwe mu bintu bituma umubiri utemberamo amaraso neza, cyane cyane muri cya gice cyo hasi giherereyemo imyanya myibarukiro, haba ku bagore ndetse no ku bagabo. Kurya tangawize ku bagabo rero bibongerera imbaraga mu gihe batera akabariro cyangwa se mu gihe mpuzabitsina. Ibi bigatuma batabasha kuba barangiza vuba. Ariko batangaza ko byaba byiza tangawize uyifatanye n'ubuki. Ugafata akayiko gatoya ka tangawize ugashyiramo ubuki, hanyuma ugakora icyayi ukakinywa mbere y'uko ujya kuryama. Ibi bizafasha umubiri wawe kugira imbaraga, amaraso atembere neza, cyane cyane mu gice giherereyemo imyanya myibarukiro. Reka tubibutse ko ikibazo cyo kurangiza vuba gitera ingaruka nyinshi zitandukanye ku bashakanye, kubera ko iyo umugabo afite icyo kibazo cyo kurangiza vuba bitera ubwumvikane buke hagati y'abashakanye, ndetse rimwe na rimwe bakaba banatandukana. Ikindi kandi wowe ku mugabo urangiza vuba bigutera stress ndetse n'agahinda gakabije, ku buryo nta kintu na kimwe wabasha kwikorera bitewe n'ikibazo ufite. Nahawe rero niba wifuza kwirinda iki kibazo cya premature ejaculation cyangwa se kurangiza vuba, cyangwa se niba waba usanzwe ugifite, ibi byo kurya byagufasha kukirinda burundu ndetse no kubigabanya. Reka tubashimire kuba mwakomeje gukurikira Cooking Fame ndetse no kuba mukomeje kutwereka ko mudukurikirana. Turabibutsa gukora subscribe, gutanga comment ndetse no gusharinga zino nkuru zose tuba twabagejejeho, kugira ngo inshuti zanyu n'abavandimwe bakomeze kubona ibyiza tubateguriye. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe.